amasengesho muhamagare mubaze ko ari mu rugo tujye kumureba. Yesu ashimwe. Turi amahoro nta kibazo. Biraho. Rero ndagira ngo baze niba uri mu rugo ndashaka kuza nzanye na sheri. Ntabwo ari gusura nta kantu gatatu ndi kugira ngo nze umfashe mu isengesho ho gatoya. Yawe urakoze. Sawa. Ntabwo dutinda. Sawa sawa. Murakoze. Chouchou! Chérie? Chouchou! Je suis venue vous donner une Zuba comment? Tu vas voir comment? Ni usuko turinze tuva mu rugo dufashe urugendo rwawe utazi icyo tuzanyangana ngo nakikubwire. Nekimbwire mbere tubone twinjira. None se ubwo wembwiza kiri ku mutima singisubiyeyo. Ngicyo nzi cyo wambwiye ngo tujyane kwa masengesho. Wemfa kwemera. Kamubwiriza ibyo n'umugisha ukenewe. Sibyo? No. Ubuziko masengesho asanga dufatanye nawe dusenge ngo tutahe. Ari ikindi tuwabwe no mugisha. Bwana turi gushakira umugisha. Nasi umfushaka umugisha uretse gukomanga. Uri umugisha mvushaka. Cyangwa guje kunsheta mu bantu bigo. Oya, umusubizi kuko sika turi kumwe. Komanga. Nyiriwe. Karibu. Muraho. Neza. Ese shemu. Mbaza. Karibu. Mstari. Ese burya. Nagana namenye ari uwe muhanuzi. Muraho. Masenge. Karibu. Ndahageze none. Yego murakaza. Muri sanga. Yego. Hano njye nari ntaherutse. Mubaza. Yego. Ariko ndasenga ntabwo meze nkawe. Yego. Hanyuma ariko mwese ni karibu. Hanyuma twe tubakirije iki? Mbonye amazi nta kibazo. Nanjye mvuye mu rugo mpaze. Okay. Amazi. Navuga nti muri rugo harimo amahoro kabisa. Ntabwo rumeze nk'iki. mujyane ndeba nawe je. Ntabwo Aho rumeze Yesu ari amahoro nayo abahuzuye. Nabivuze ntabwo rumeze nk'ingo dusize inyuma. Maze arasengeye. Maze barasengera se? Yego, maze barasengera. Nose usengeye amazi ubwire Imana ngo yagira iti. Imana yaha umugisha. Nangize ngo iyeze kandi aho mbona n'umweru. Yaha umugisha. Yego, iki Imana yahaye umugisha gishobora gukora umurimo ukomeye. Ushobora kwisanga akijije n'indwara koza byose. Kubera ko Imana yahaye umugisha. Oya mugisha wani turawukeneye rwose. Ntacyo no kwiyongera biremewe. Ya mazi yo bariyongera mazi. N'ibyo byose se. Tugusuye bitunguranye rero ariko byari ngombwa. Nta kibazo. Masengesho rero ni ukuri reka wenda ne kwirirwa ngica iruhande ni
ukuri muri make nubwo ubona turi guseka ariko ntabwo mu rugo bimeze neza. mbona se nta n'uwabikeka. Ntabwo wapfa kubikeka inyuma nyine wabona ibintu bimeze neza ariko pe ntabwo bimeze neza habe nawe. Handi ho sintinya no kukubwira ko nsigaye nicara nkashidikanya kavuga se koko uru rukundo rw'Imana yari yarambwiye ese uyu mugabo niwe wumve ngo mbese nta mahoro uyu mugabo niwe komeza buretse ndakumvisha. Komeza se. reka twumve. Musenge nawe reba ahantu hose aba ari intonganya mu gikoni ku meza mu cyumba ni ukuri wumve ngo nta mahoro ahari mu rugo ntayo pe. Impamvu navuze ngo reka byibuze tuze ndabizi ko Imana ijya gukoresha usenga Imana ikagukoresha ikakubuza ikagira ibyo ubwira abana bayo. Impamvu nakoresha ubushoboka byose nzabashara ahangaha ngo byibuze wongere udushyire imbere y'Imana udusabire umugisha twumve byibuze n'amenya icyo Imana ituvugaho pe kuko sinkubeshye njye ndumva umutima wanjye umaze kunanirwa ngerageza kwiyumanganya nkikomeza ngaseka ariko ngeze aho umutima wanjye numva unaniwe pe. ndabyumva biba bigoye ariko intambara zose warwana warazise nani nkagira icyo mbivugaho Masenge. Yego urabivugaho ariko ndagira ngo mubwire ko intambara zose yarwana uko yakunanira kose ko abona atari inde se umunaniye reka mvuge ninde umunaniye ukomeze kwizera Imana kandi ntushidikanye icyo Imana yavuganye nawe. Masengesho rero wikihutira kumuhumuriza ahubwo nabishoboka utora inkoni. None se nguha urugero nkuba nzanye hano gukora iki? Arambwiye ngo nambara agashati keza ni meze noge vuba ngo ni surprise yiko nambara tugeze iwawe nk'ubu namuhondagura namujijura ubusa. Byakakubereye surprise kuko wumvishe ijwi ry'Imana cyaba ari ikintu kidasanzwe. Ukambwira tujye gusenga njye sinjya nsenga akotaretse kubeshya nawe ako tubyihorere. Oya niri nikosi niza kuri muhora. Ikindi cya kabiri aravuga ngo naramunaniye ari njye nawe ninde uhora mu mpaka ninde uhora avuguruza mugenzi we. Sinshobora kumubwira nganyumva ibintu byose ntagaba ababishaka ibintu byose mvuze nta na kimwe abashaka. None ati ni njye urengana. Nase Masenge naturi kwitana abamwana imbere yawe reka ngo nubwo tubona ko mu rugo bimeze. Reka rero mbabwire ikintu kimwe kubaka cyangwa se urugo bisaba mwe kuba muhuje ubwanyu. Nta muntu wo hanze waza ngo abubakire kandi ikindi nta muntu tuvuge wera 100% uwo ari wese yakosa ahubwo uburyo uca bugufi uburyo ugarukira Imana udateye Imana umugongo ukagaruka ugacira Imana bugufi mugasabana imbabazi mugakosora aho bitagenze neza kuko kubaka urugo bisaba kwihangana ukirinda icyaha kandi ugaharanira kubana n'Imana ugaharanira guhora wizeye Imana. Iyo rero wateshutse kwibyo ugatakaza ibyiringiro Satani nawe arakwinjirana kuko simwe mwenyine. Satani yahagurukiye kurwanya ingo nyinshi kandi akazisenya. Ikintu cyeze kwikigiye ni divorce. Ni divorce abantu benshi bari gutandukana batiteye ku cy'Imana yavuze niwo mwanzuro bari kubona. Ariko ikintu cy'ingenzi nuko mwebwe mubi imbere y'Imana mukubahana. Reka dusome ijambo ry'Imana. None se mbere ko dusoma Masenge yari ikibazo nari mfite ibintu vuze ndumva binkoze no ku mutima njye numva ntagiye no gufashwa kano kanya ndi gufashwa niko ndeba nabi ntabwo ndi gufashwa Ntabwo ngiye. Turi ikibazo ntacyo ndavuze ndi gufashwa atangiye gupinga tukiri mu nzu y'umuhanuzi. Ikindi gufashwa ikintu wari uvuze gikomeye wavuze ngo kugira ngo twubake nuko twakubaha Imana yonyine ngese kucyo tanyuba. Yego icyo nicyo nari ngiye kuvuga. Abantu benshi barimo barishakira ibigaragara ibifatitse ariko birengagije Imana. Ijambo ry'Imana ngize ngo dusome riri mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 2 umurongo wa 7 havuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora
izabitura ubugingo buhoraho. Bishatse kuvuga ko wowe urimo uravuga ngo ntabwo akubaha, icyo cyubahiro urimo ushaka, icyubahiro wakumva ushaka muri madamu wawe cyangwa se n'ahandi hose, nta handi hantu wagikura, nta n'ubundi buryo bwiza wakibonamo uretse gukora ibyiza ndetse udacogora. Ndetse na madamu wavuga ati ntabwo akubona, ntabwo umwitaho, akeneye kumwitaho byinshi, ariko ikintu cya mbere ni uko yabanza Imana imbere kandi agakora ibyiza adacogora. Icyo cyubahiro nacyo kigenda kiza, ibindi byose bikaziraho, ariko wabanje Imana imbere, ibintu byose wabihereje Imana, kandi ikirenze ibyo byose ikazaduha n'ubugingo buhoraho, niko ijambo ry'Imana rivuze. Ibyo ngibyo uvuze ahubwo wagira ngo ubuhera mu rugo, ibyo byose uvuze niko mbimubwira pe. Basenge ni ukuri pe, nibyo natangiye nkubwira. Ibyo ngibyo byose uko ubivuze ntabwo nagira ngo uyu mugabo umwerere imbuto, ariko ntajya byumva. Urimwe araza nkiba nkavuga si ngo wavuye he, akaza nk'umujinya hano kanyiyenzaho, njye sinzi rwose. Ibyo byo nibyo, imbuto ni ukuzera, ugomba kuzera mu gihe gikwiye n'ikidakwiye, niko tugomba, niko Bibiliya ibidusaba, ijambo ry'Imana nicyo ridusaba, kwera imbuto mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Ukamuhora umubwiriza, ukamubwira ijambo ry'Imana, rimwe na rimwe azabyumva, ikindi gihe ntazanabyumve. Haba hasigaye igihe cyo guhinduka, we agatera intambwe yo guhinduka, ahubwo we gucira Imana bugufi, akayihereza icyubahiro mu mutima we wose, ntiyumve ko akwiye icyubahiro cyinshi, ahubwo akwiye kubanza kugihereza Imana, nawe akajya yabona icyubahiro, nibyo bizamufasha. Boom. Sinanjye kandi nanjye ngo muransengera, sinabivuga ikintu dayimoni nyine ziba zanshutse buriya zigatuma nitwara uko ndakwiye kuba nitwara. Gusa nyine shira mbabarire, amavuta numvishe muri iyi nzu, uburyo nahumvishe hameze, hategeka umuntu guca bugufi. Mbabarire ukuntu niba naramubwiye kandi koko namubwiye nabi, nanjye ntabwo abaye dayimoni ziba zanshutse. Gusa ntabwo nzabyongera, nako ninabyongera ntazagire ngo ni uko ngo ari ubugome, wenda ngo nabwo bizaba byahindutse. Gusa nyine nkurikije ijambo ry'Imana rivuze, mushimo twigisha ngo tubanze Imana imbere, ngiye kugerageza nubaha Imana, nawe ubwo nyine nawe nindangiza kubaha Imana neza, nawe nzahita ntangira shapitire yo kumwubaha. Iyo ni intambwe nziza yo guca bugufi, hasigaye kurwana intambara yo kwemerera Imana ikakuyobora. Ariko uretse ko nawe agabanya agasuzuguro, ajya anyubaha. Donc ntabwo uri bubitware muri iyo sansi, wowe uraca bugufi, imigambi yawe, urugendo rwawe ujye ubihereza Imana, ubiragize Imana, nawe umusenge. Erega Satani nta hantu atanyura, birashoboka ko yashaka ahantu aho ariho hose kugira ngo akugushe, ariko ntabwo ukwiye kumubona muri iyi sura. Ukwiye kujya kumubona ko ari umudamu wawe umukunze, ikibi yakora ugatekereza ko ari Satani wagitera inkomoko yabyo, ukabibona kuri Satani, ugaharanira kubisengera no kubyereka Imana. Hanyuma rero niba nawe niyumve ko ibi binkora atari njye, ari Satani, hanyuma ntameneho amazi, ntamuke atuke Satani. Nanjye ndabizi, niyo mpamvu mba navuze ko dufata umwanya hanyuma tuze dusenge, ko ndabizi ko rwose si uko byahoze. Ni byiza iyo mwamaze kumenya inkomoko rero y'ikibazo mufite, mwebwe ubwanyu mwirinda kwirwanya, donc muhangane n'ikibazo mwebwe, murwanye Satani nawe azabahunga, niko ijambo ry'Imana rivuga. Mureke kurwana mwebwe ubwanyu. Imana ibabarire kwishakira icyubahiro, numva nakigwizaho ibyubahiro byo mu ngo, kwigwiza nyine numva ndi kwigwizaho icyubahiro, umugore nkumva yandamye yampfukamira, ubwo nabyumvisha icyaha mfite, aho kuramya Imana macaka bandamye, nabyumvisha. Imana ibikubabarire rwose. Imana uradusengera. Ariko rero ari ikintu kitonderwa cyihutirwa, wenda nanjye nzagaruka nyine tukivugane, nibikomeza kwanga zahanura ibintu, inzira zibe mahushana, zahanure neza. Nibikomeza kwanga nanjye nzi nibyanga zahanure neza, sibyo? Ntabwo bishobora kwanga. Ni gute bishobora kwanga se? Cyanukijije kandi uzagira ati niwe witereka ise byahanura.
wabihereje imana umva ariko nawe atinyitse kukubwira ariko reka twumvikane wabihereje imana ntabwo bavuga ngo byananirana imana burya nta kintu kijya kiyinanira kuko ishobora byose byose irabishoboye rwose mutuze mwe musenga imana kandi muyubahe mwirinde icyaha n'igisa nacyo imana izabashoboza Asenge ni ukuri urakoze kandi ni ukuri jya utuba hafi pe gusa ni ukuri pe ibintu tubwire inama tugiriye ndumva ari byiza pe kandi nshimishijwe nuko n'undi kumva n'umugabo wanjye yaciye bugufi akaba avuze gushyira kuri biranshimishije pe nkaba rero naringize ngo mbonereho usubire rwose kuko ni ukuri iminsi yashize sinzi ikintu cyari cyateye umugabo wanjye igihe nsibye ahantu henshi hatandukanye yansabye ibintu bitari byo n'iki rwose nagira ngo nawe rwose niba waboneka uzaze yongera asabira inama imbabazi mu ruhame rwose umuntu wese yansebejeho ni ukuri bongere byuze bagarura icyizere kuko abantu bose aravuze ngo ushaka turwanire icyubahiro cy'imana uracyari gushaka icyubahiro cyawe oya nose abantu bose bansebeje n'ahantu nkinyura n'ahantu ngenda byibuze bose bamenye ko twahindutse tutakimeze nk'uko twari abantu se bavuze iki abantu iyo bagira ngo nibyo mabukwe ariko ntacyo byoroshye uzaze ubuhari rwose hamagara wenda tuvuge wamureze kuri marene ubibwira ababyeyi bo nabo barahangitse bazi ko muhora mu ntambara z'urudaca nzababwira naramubeshyeraga ariko kubabwira ko wamusabye imbabazi mwana bikimwe nabo bagatuza niba bakongera bakaza mu rugo rwacu nzabikora kongera bakabagirira nk'uko bisanzwe gusenga uzi ko bituma ibintu bihinda umva umutima wanjye waciye bugufi nagira n'undi muntu wese kujya asengera urugo rwe kuko numva umutima wanjye byemeye ahubwo dusengere kandi nzabikora Mana ndagushimye ku bw'aka kanya keza uduhaye uru rugo ndarusengeye mu izina rya Yesu ntutume imbaraga za satani zirwangiza ntutume imbaraga z'abadayimoni zibatsinda ahubwo bahagarare mu izina rya Yesu Kristo amen mwe rero mukomeze mubane neza n'Imana mukomere ku isezerano muri bagarire muryohire muri vomere kandi mukomeze kubana n'Imana neza muri imbere y'Imana byose mubiragize Imana izabikemura kandi izabana namwe kabisa bye nawe mutazerekeza turi kwihuta kandi umva nanjye umutima wanjye ndumva ibyo nangeje byose bisaba Imana ibaha umugisha numva mbaye neza namwe Imana ibaha umugisha kumva ko Imana ariyo yakemura ibibazo byanyu oya ariko n'abandi bose bamenyereye babigire bajye bamenyeraho nta muntu wakemura ikibazo mu mutima wa mugenzi we keretse Yesu yaje ko ndumva nanjye nafatiraho nkabivuga ngaho yego